Izina ryanjye nitwa Devre. Nahoze mu gisirikare mu myaka 5 ishize. Naje guhabwa akazi ko kurinda umubosi. Yari afite umuryango mugari. Gusa akazi yakoraga ni kari koroshye, kuko yacuruzaga zahabu, akica abantu kuyanga gukora ibindi. Amabandi yahoraga aza kuntera, ashaka gushimuta umwana wa boss. Ntabwo byari byoroshye, cyane ko yari yambwiye ko ntazagerageza kureba ku mugore we, ariko umudamu wa boss yari amereye nabi, ashaka ko turyamana. Gusa ikintu cyaje kumbabaza cyane ni uko batwara umwana wa boss. Ni umugore we wari wamfatishije, nkananirwa kwibuka inshingano zanjye. Barinzi mwese, mujye mwibuka ko abagore ari ikigusha. Mukora akazi kanyu nta kindi mwitayeho. This is my story. Hello, Devre. Ya mabandi ya Koligwe yanyatatse ku mupaka aho nagiye gucuruza zahabu. Ni ukuba serious ukabarete ko bashobora kutwataka natwe. Uncurugire umuryango kuko nizo nshingano nagusigiye. Gusa umugore wanjye uzaramurebyeho na gato. Nzahita nkuca umutwe. Yego boss, nzabikurikira. Devre, hari ikintu ntakubwiye. Muri urwo rwo harimo ibanga ugomba kurinda. Iryo banga niri? Iryo banga nta rindi. Ni umugore n'umwana wanjye nasize aho ngaho. Nta kibazo, ngomba kubitaho gukora izo nshingano zanjye. None se ni bande bakunda gukoresha imbunda? Wayibonanye bande? Papa wawe warayifite? Ntayafite? Burya papa uzi ko kuko ari fake wala impamvu yambaye akazi mu muringa. Iki kidero cyica abantu, sibyo? None umuntu ugifite uzahita wirukanka, sibyo? Uragenda usange mama wawe, urayisangire mama. Okay, nothing in that way. Madame, kisaga umesiyo yihutirwa. Bampamagaye kandi ubu ndagiye kwihangana kwa gusiza wenyine, ariko nzagaruka vuba. Ese ugiye kugenda Aka kanya butuvukana. Ese rya ntacyo ufashe? Oya, ibi nta kibazo kuko ngiye mu byo kunywa nabi. Ugende tegura vuba. Oya, ahubwo ntabwo wajya nta kintu ufashe bahuretse basi iminota 2 ujyambye iminota 10. Oya, ahubwo ndebera twadukweto twanjye. Ndebera twadukweto twanjye. Gusa nuko ngiye nkaba nsize umugore wanjye, kandi uramusikirite nawe ko numva ndi kumukemanga. Oya, ndamwakunda isagendera yibeshye yambona. Angela. Oya, ndamwakunda isi. Oya, kangira icyo bwira madamu wanjye. Mama Kari? Ntugire icyo mwibwira. Rero umugore mwe musize aha ngaha n'umurinzi. Ngiye muri misiyo. Gusa ntabwo nzi igihe nzagarukira. Ariko umurinzi wanjye ndamwizeye kandi nawe ndakwizeye. Ikiba uzambwira. Ihangane ariko tugaruka vuba kare. Okay, mbwa mwiza reka ngo yerekeze. Gusa zagaruka ryari sheri? Nanjye ntabwo mbizi.
ariko kwahungiye urabona hagiye gushira igihe kinini ntakubona ntabwo nasiga ntagusezeye sinzakomeza kurara mu buriri bwanjye nyine ni ukwihangana ugiye gushaka ibizatunga umuryango nzakabwa ryari sumva nkuhamagaye cyangwa nkwandikiye sumva ntazakunda cyane ujya kwihangana ntabwo ndimo ndatinda byari kwanza nta gusezera nta kibazo Ewe mwana ngane ndagiye sigara na mama sibyo kandi nturire kusanira amata ndaje sibyo Ma, papa agiye. bagiye kuzana umugati mu mujyi aragaruka sibyo sheri nizere ko utazatinda kuri iyo misiyo dusize twenyine oya ntabwo nzatinda ntugire sheri rero uzaba uke dusize twenyine ntabwo nzatinda kandi ujye utubwira n'amakuru ukuntu bimeze bibuke gusura umuryango sibyo ariko ntugire ikibazo kuko musigira umunezi nizere uramwizerera ariko ntabwo ngo ari agaciro ntawe oya nanjye ntabwo nzatinda ntugire ikibazo sibyo bebe nturire kandi boss nabwira papa bayi ntugire ikibazo nzakurinda urugo rwawe neza sawa ndakwizeye nawe ariko ndi inyangamugayo hagize ikiba ngo nawe urumva icyakurikiraho nditeguye boss sawa ngo urinde urugo neza yego boss n'umugore wanjye dore ni mwebwe nsize mu rugo ni mwebwe muryango wanjye sawa nabwira papa bayi bebe bayi sheri ugire umuhanda mwiza bayi bayi ariko se bosi ibanga bambwira ibanga ni irihe ko nari nzi ko ibanga riri muri uru rugo ari umugore n'umwana we ngomba kurinda iryo banga rivutse ni irihe muri uru rugo hagomba kuba harimo boro ngomba gucunga neza ahubwo banza ariyo mpamvu bazanca n'umutwe gusa baramubwira ngo sinzakureka umugore we kandi umugore we mbona abizana cyane abizamura ashaka ko tugera ku kintu gusa sinzigera mbikora kuko yahita nca umutwe icyo ngomba gukora ni ukumurindira urugo neza gusa sinzi icyo nzakora umugore wa boss nakomeza kubikomeza mpora nibaza niba ntazaba nka Samusoni na Delila gusa Imana izabimfashemo kuko akazi ko ndacyagakomeje nubwo katoroshye umurinzi Devry yitabye boss kuvuga ngo nguriye sinuzaba uhinze hanze nimba ejo cyo madamu turakizi ndakiza ariko ntabwo byaba ngombwa gukomeza kurindira hanze ni bande batunga cyangwa ufite ariko ntabwo ibintu abitinya wagoye kubamenye ko ndi umusirikare nese ibintu gukora ku basirikare ibyo ngibyo ntabwo bijya bikora none se Devry wanditse abagize no kurindira mu cyumba mu cyumba bose wajya kubaka inzu ntabwo ugeze ambwira ko nzandindira mu nzu yambwiye ko mu nzu bajya hirindira ariko Devry nishaka uzajya unandindira mu cyumba icyumba cy'ibyo ntibishoboka yareba hashize ameza n'ubu Devry uyu munsi witeguye kuza kundindira mu cyumba ibintu njye sinabikora aho kugira ngo boss wawe azambike isasu mu mutwe njye namutanga ari kubika mu mutwe warimbikamo kandi barategetse kundinda ese urikera ari he yagucunga umwana bashobora kuba bamujyana ujyana reka njye kurakara ntabwo nabyizera
uburitse Ah, ntabwo bamujyana. reka nkore akazi nshinzwe. Oya ntabwo na Please mama Kelly mbabarira. Mbabarira. Birasiga bisambo biraje. Okay, niba ari cyo ufite ikibazo bizane ko ndabizerera ubu Kelly 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 chérie Kelly Uriya mugore wa boss arika kweli. Ariko si wagera njye nkikemurira ibibazo. Njye musirikare wa mbere wapfuye azize umugore. Ko na Samusoni dore yamufashe neza kandi arirwanya irenze njyewe. Kabitekerezeho gusa icyambere reka nshaka n'umwana wa boss kuko niwe nazira cyane. kakana se niko sha we gatware mfite ibindi ngiye kujya kwitamo imbere nyine ubwo ahubwo niba ukunda ubuzima bwawe cyangwa ubwanyu ko busha abe wowe ushyira hasi aho kugira ngo boss n'undi azanyicire reka nshyire hasi kuko nemeye kukurasa napfa nona gusa simbikoreye wowe bikoreye boss kazi wanjye ntari mvuvu abakaraso we mjinga chini umwana wa boss baramujyanye nawe ndi umuramba kanjye kumushaka sike umwana wa boss baramujyanye ariko umufasha araje mama Kelly ariko nubwo mbabaye umva ndabakubise ndabakubita umva nta kintu nakoze gusa bahise birukanka ariko ikibazo mfite ni umwana wa boss bajyanye kuko nanjye ubu ndi umupfu rwose uzi umuntu wadufasha neza nimero ze ubundi utarazimpa uretse gato iyi mbunda wayiguye apura kaniza ndagakoresha nekukorera umwana wa boss kamuhamagara halo
utarambwira byinshi mbwira kode yawe y'ibanga ukoresha imibare nta mukozi wa boss ukoresha izina. Okay, uri umwizerwa rwa boss utambajije byinshi gira ku rwa boss utabare umwana wa boss kiri baramujyana. Dave wikigora tuvugana maze kubasanga niho mwizerwa bandangi wa boss kiwe cyane utaravuga menshi tugaruza umwana wa boss kuko turabapfa turamugerera. ahubwo wowe niba ukunda ubuzima bwawe shyira hasi ubuzima bwe butarajya hasi. kanze nkwiteho Sori muto fata iyo mbunda yawe uyimanure gake gake uyishyire ku kicara kawe haguruka vuba kora ikisilamu ufite bugiye ufite sha utongera kwihindi ikosa ukora amaboko hejuru aho nyabona kora ikisilamu ufite uragira ikosa ukora leta munyuze isasu mu mutwe. Move. tujye kuziza mama we dore ingendo dore imitambukire dore itwika wowe ukimara gutwika gihita wimanukira boss ufite n'uburyo atambuka mukabona ko ari boss icyo dore ubwibone dore intambuko hari uburyo umuntu agenda mukabona ko ibintu anakora bizirika n'imitambukire ye nyirimari. kufunyibaduka ugeza ku butaka izuba rimurika wampede y'umutaka hona nyamuneka ntaguhangayika trust me ma yumana ushaza ukanibutsa telefone yanjye yagiye ntabyo nzi nashaka byabizi ndi wundi ariko tuyigana mu kanya ubwo papa mu kanya hari umuntu ugiye kuza kunsura ariko usaba atari bya birara byawe tubizi ugeza n'ibirara hano muraho neza bite shaka dubanye nesha hano hirya kwa kazungu. what kazungu umwanya ibinkoko sha agahe kazungu nkakwibiye inkoko ni umwe w'igikara. ese shaka kumba wose inzobe ubwo yabaye igikara gute nyine we yavutse umuriro wabuze ariko nyavutse ngewe mo biso yarahageze. siko yavutse umuriro wabuze ntabyo umenya ubwenge ese ubundi kado kumba uje n'ibisunzu bibi wari uje kurebana uje kureba umwana wawe wowe cyangwa hagati yaraje shabo umbizi utase mwana ariko mbonye papa ashaje imburagihe. papa yavutse 2007 gusa we wavutse yigaye njye navutse 2018 ubwo mfite imyaka 2 ko waba umeze n'inkoko yakoroye ariko ukura n'ibintu bya kizungu cyangwa insina hafi. niko shani gute nkubeze kubita imvura itaguye
icyana cyawe ko shanga mwikaze muri twagira ngo ni nkube nyuma twari bya konsenyenzo oya papa nta kindi kibazo nuko twe twapinze goma kusha goma ni bisobanuye bisobanuye muri mutu kusha wowe ni iki Kimwe cy'ikilatini gituruka mu Bwongereza. Fera attention muze wayobye. niba nibeshye wowe bisobanuye iki kutambwiye Bisobanuye ngenda mugabo. Ese muze ugiye kuragira? gomani gende mu rugo rwanjye shaka Gomani. Ese ubu ko mukubise ndaburara. none se gito kunsize kandi umfashe kumukubita ubwo turataha Acha wewe. wacyane mbare mwamviriye mu nzu ntabwo waze ukeneye deseri kufunyibaduka ugeza ku butaka izuba rimurika wambere y'umutaka Josh comment group Erega na kashe kaba gakenewe. Nanke comment inbox. Korana download. yo it's your boy Josh kandi wo subscribe na like gusa ni jesi Spakso kora share Kora subscribe kuri Josh comment group na like share. Okay, wandike na comment inbox. Uyu mutipe itaje ararenze. Ciao. Gwini bumoso bwanjye tugende intambwe ku yindi umutima ubunumwe ni wowe wampaye urukundo unsobanurira Sheka tujye kureba uriya muji tujye kumusura nubwo nta kibazo banurira byinshi kuri rwo ibyiyumviro byanjye byabaye umunyenga umutima wanjye wavuga byinshi nugambere mu mateka yanjye uriya mwana yakumanutse cyane Madamu nashonje akazi kabaye kenshi ibiryo birahari ok bantuma amazi imwe ibiryo tujya kubinzanira nta kibazo gusa amazi yonyine aramara iki ok genda ujye kuyanzanira gusa ndumva ari byiza aho ndubu ni heza komera dukomeze noneho ubuzima ubonye icyerekezo ni wowe nari ntegereje nza kumurikira usuke turya turamaze bantu nangaburire nta nubwo byemera utangaburire gusa ndumva ari byiza aho ndubu ni heza komera dukomeze mbega ibiryo biryoshye uriya mukozi ugomba kumugabanya mwiriwe Reba za pozo bazisize munsi y'ameza ariko se mwana wanjye ninde wakubwiye ko ahantu hose tuba tugenzwa n'inda oya ndabizi yuko iyo nda yawe igenda ikorakora afisha ninde wabahaye karibu mu nzu yawe ariko se mwana nubwo waramukurya icyo nta kibazo kibu sibyo n'ibibya ntabwo mba mbikeneye basi se wigeze ubona njyewe ndya
ngo watuma nanakwirukana no mu nzu yanjye ugasohoka ukagenda. Wasanga no munsi y'ameza ndabizi wowe rwose ndakumenyera. Nari bicara hariya nyine tubanze tunaganire. Mwana murahari. Nari amakuru y'iminsi. Shani meza. Ni meza cyane. Ariko ntabwo urebye ntabwo ari meza. Gute se? None se hano ntabwo mujya murya saa sita. Sha urebye twe nta nubwo turya saa sita. Turya saa sita. Ibiryo byaratunaniye rero. Kikoze hano hari amazi nimba ibyo ushobora gusomaho ntabwo ugasomaho. Amazi se. What? Nese mwako mbona umwanku ufite ikigega mu nda. Ufite ikigega mbimenye. Byo nabyikigega ma sibyo. Ramwe ngo ninywa amazi ndayanyweye. Nkongereza. Oya ntabwo uciga kunyongera. Ahubwo ngewe nshaka ibiryo dore nk'ibiryo. Oya. Ninde se? No. None se ko yabaje. None se nje baje mu rugo rwanjye baje kurya cyabaje baje kunsura. Ese nimba bari baje gusura bakababwira ati tujya turya kandi bihari babibonye nyine ni babiri. Nakaga. We wa mugabo nje nari naza kugusura mu rugo rwawe ngo nerure isaha. What? Amagambo yose urimo uravuga nayo ubusa ndere n'ubundi ndabimaze kandi wari wabimisha. Sha n'ubundi umugabo mu rugo rwe ari igihaganzwe umugore nawe aranegetse babireka babireka basi se mwaka isahani ubibone mwakirikise nese mburajya isahani mu rugo rwanjye ni muri restaurant ni muri restaurant bimenye njyewe wase ntabwo ariko nyine gukeka n'umwaka isahani oya ntabwo nzereka nze none umwereka ibintu ngiye gukora kugira ngo wemere baje ngiye mbikwereka reka mbanze ngere hanze none ugiye ndagaruka nkwereka ibintu ngiye no gukora mu rugo rwanjye ibyo ntabwo biri. Sema buja buriya mugabo wawe kumbonye asohotse ntiyaba agiye kuzana umuguri. umuntu usekazana ibyuma bitatu bivuga ibyo biryo uri ari bikurutse. Mwese abaze kuba baje kumusura bose niko bigenda cyangwa uko bigenda nyine iyo baje bazanye inzani ko abagenzi ko bikabije cyane ati ntabwo birenze. Yesu apasu wiyavuze tuzugurira mu rugo rwanjye ariko ntabwo ari bungire kambanze ngenge. Oya haguruka unsobanurire haguruka unsobanurire ninde wakohereje mu rugo rwanjye ukandira n'ibiri umva genda kubita oya akubwira neza tuza madam urabona kubera inda yawe urabibona oya mureke banze mukubite yabo nakoye mureke banze oya Run. abaze mwebwe abagabo wari ukuntu mwitanguranwaga mwayigiriwe ndayigiriwe ntawe n'imfura zigaragara neza wagize neza imfura se butishyurwa ngo ikire ye gashuhe rero twagira ngo tukubwire ikitugenza niba uduhaye akanya nta kibazo urabona burya iyo udatanga ry'amafaranga ngo kibihire uyu avurwe rwose ndabarahiye ntabwo abakiriho warakoze rero murayanzaniye iyi nzoga niyo kugushimira nubwo yamugaye ariko aracyariho uramureba nzoga n'amafaranga kandi nuko mutangira hego ubwo ni amayeri yo kuyanyambura none se ubu ni ibi twavuganye kandi nabibonye kare niko ariko niko mukuru ari oya mbabaze mwese munyishyura inzoga kariyo gushima se twavuganye inzoga sarashyana numvira rengetse byo se ni nazoga kida mwakagize karekare uragaya ubwo se mwashakiye ubwishyu mu mazi
erega nuko utanareka ngo tukubwire ngaho aho abagabo bari wenda tware kubyumvikanaho Gashuhe ko ureba ibi bihe urabona ifaranga ryavuye koko ko nawe umugabo kisese areka mbere kirero urumva namwe urwagwa ntimwongera kunywaho ahira data uko kameze kose ndareba rwose ndarugurisha nanye ndebe ko nakwishyuraho dukeya simbura na kimwe cy'icumi nakuramo ukomeje se ikindi kibihira uyu nguyu nawe ndamugumana ubwasigaye azayahingira ngaha basigaye mwitahira kumwigendere ngo twitahire Gashu tahe icyakoze ibi ni ubuhemu nge nkubwire ubuhemu nuko nabagurije yewe na kera nakare byari byanakantangaje ngaho se cyane nawe ukurikira abandi da ye nyatanga ntiwabagozaga nariko niko kibihira kame wowe wajyaga mu bisasu ngo kundi nteze ibibazo waruyobeye ko mina ari mbi yewe nanjye byankozeho numva rwose abatabizi bari bakwiye kumfata nk'urugero bakandeberaho bakamenya ko mina ari kabutindi icyo babonye batakizi baba bagenda cyangwa bahinga bakakirinda Gashu ububabare nagize ni ubuhamya bukomeye Kaniki nta mahoro iwacu bari bantumye kuri Gashuhe ngo Gashuhe bamugutumye wikisi ngo ni bya bintu ngo bavuganye yewe ra yewe dore hari umwana wo kwa Suzana ngo gushaka umwana wo kwa Suzana kanze bana se amahoro budunyu Karame ngo niki iwacu bari bantumye ngo bya bintu ko wabatindiye kandi ngo yari yakubwiye ko nawe ataribye none ngo arakwizeye rwose ngo ntumuhakanire simuhakanire ko se Suzana umeza abana ibyo bintu ko ntabizi koko impamvu hagira icyo menya kwere ko Gashuhe koko ubu umuntu yaguhimbira ntacyo mugeze muvugana ko icyo menya ndaka kuri kose ariko se uravuga ibyo ngibyo urabizi yampereye he none ubwo nguko niba umushyigikiye hazaza n'abagabo niko sha harya ngo ni budunyure Karame umva ugenda ubwira Suzana ngo ibyo bintu ntabyo azi maze nawe nzaruri reka rata twikomereze munani ibyo bintu byo nta kintu mbiziho rwose ko rero Gashuhe nutagabanya gukunda ibintu biza guteranya n'abandi ariko si ibyo bintu wowe urabijyamo reka twikomereze ahubwo nkubwire uko wagiye mu misa ukuntu nagiye mu misa nagiye muri ayo materaniro none nkabona abantu bose nkabona barandeba bakagukanurira barankanuriye nibyo wari wambaye ariko nari narengejeho cya gikoti kirekire umva rero sha munanira nabonye ahantu njya umva batavuze bya bisasu ariko rero kandi hakoraniye abantu bangana gutyo uzi ko ari byo ariko koko ibyo namwe murabona ko bitashoboka mwese se ntibishoboka ibi ngibi umva cyakoze sinshaka rwose ko hari uwo tuza kugira icyo dupfa dore abazi ko twavuganye batambuke urumva uzi ko ntacyo twigeze tuvugana ko nta jambo namubwiye anyorohere dore hariya rwose ese ko Gashuhe no bagira nawe kabandi batambuka nta muntu wirukana bashoka hoya hafi na wimvundira isubira rwose dore mwigira hariya hirya cyakoze urumva yenda hagize ikiboneka ubwo twareba ariko se biriya bihuru woherezamo abantu uzi n'ikibazo cy'ibisasu kiri hanze aha Gashuhe ese buriya koko hagize icyo ugira icyaba koko yenda wa mugani hatagira n'ugira icyaba ubwo noneho ntibigumiraho ariko mana we abantu baraguye ngo ntibigumiraho ariko Gashu buriya ko kubona kwa Lazaro twarababaniye nta muntu ndahemukira mba naguriye he nawe erega wa mwana we baturikanywe n'igisasu icyumweru kigiye gushira aryamye mu bitaro none ntawe uramugeraho rwose ese ariko we kibira wagiye ubabwira ibyakubayeho ntibatume
kiba abantu bica umubyizi. Sino kwica umubyizi rega ko nakubwiye se ngo ndebe ko nabashyira utwaka ntiwamakaniye. Bose bigeze bakubwira ko babuze ingemo. Ariko noneho ubwo ubishaka zana icyo cyuma icyo kibo uze tugende turebe. Wenda ngwino. Niko rangwe. Mbere yuko tujya kuri ibi bishyimbo ubu ninde wagiye kuri uyu mutobororo? Ubu ntubona ko ikibindi cyacitse umuzizi? Ariko mana yanjye koko urabona bari abantu bari kugenderaho koko uzi ko bajyaga kure. Ibyo se birandeba. Umva ariko rangwe reka nkwereke nibyo byo kugemura n'ibihagarare. Burya rwose nanga ikintu gituma mvuga nabi. Kubera imitobororo koko. Ntabwo nduca urangwiza we ahubwo naho narinje. Nta mahoro si ya ruguru. Ni amahoro da. Nari ngarutse kureba Gashuye. Kare Gashuye wamukura iki gihe? Yagiye kare. Ngo sinzi wagiye guhekera. Ntawe hari rwose. Uwo muntu Gashuye yahekeye. Kuyiga imyezi. Abundi buweze Gashuye yigeze ahekerane. Heze ubwo wanyitabye ko nakubonye. Iryo se ryano ryawe ry'igikumwe sindizi. Singiri aho rihinguka munsi y'urugi. Ariko Gashuye wababite koko. Erega sinino. Ahubwo ndahari wese. Ahubwo sizwe utuntu nari mpugiyeho. Rwose munani rwose mbabarire ntabwo narinzi ko hari rwose. Umbenganye rwose. Niko ngo warutwara uhugiye ahubwo ihanagure ku munwa. Ariko noneho ndumiwe. Ese kwa Gashuye mwese muri bamwe amara kuguhereza akajya ku gicinyi cy'amarembo kureba ubundi wabwiye ibintu umbwira ubureburiza iki harya ngo ushinzwe amakuru muri segite ntubizi se erega kuza ngaho buri gihe biri mu kazi nshinzwe uzi byabereye mu Gacyamo ntubyibuka nimugoroba rero konseyera yaremesheje inama ari kumwe n'abantu bo muri ofisi y'igihugu ishinzwe gutegura ibisasu Gashuye ni wayijemo turimo nari nifite nakoraga ndakuzi. Abaturage rero basobanuriwe ibibi byose biranga ibisasu nuko bakwiye kubyirinda. Noneho rero hari n'ibindi biteye ubwoba. Urumva ngo hari abantu bateye bagenda babesha abaturage ngo bazi gutegura ibisasu naho ni uburyo bwo kubarya imitsi kandi Gashuye wabikora. Ariko nabikorera iki gihe ntabwo nabikora n'impamo. Oya ndagira ngo nabizinukwe urumva utazana birota. Ntabwo nabatindidi. Ntabwo atinda cyane. Genda rero mu baradutegetse. Nagorufo se ntabwo wamumenye uriya ni Magezi. Magi nuko wabaye nuko nabaye nabona ruba gusenya yakugendekeye guteze yakawushira yankozeho mine agasha narigenderaga nkora n'ikintu kimeze nk'umunzani urangiza rero nabwo ubukorikori bwanjye hano iyo guhungura numva birakomeye. Washakaga ikigo harira ngo narabicaye noneho mfata ibuye rusho hanuka mundaho cyahise kiguturika. Mire mu butaka zituramye sanze umuntu. Maneno yenu yote nimeyajua. Ndio maana nimetaka tuzungumze kuhusu problem ya mwenzenu huyu anagonga ni nani? Huyo ni Katabazi. Katabazi huyo. Mnaona miezi ni karibu 7 tangu alifanya accident. Ya kazi. Namutunza, nalipa matibabu yake kwa mali yangu binafsi. Sasa nataka tusaidiane. Waelezeye. Asante boss. Aravuze ngo imigambi ngo mwirwa mucura yose ngo yarayimenye. Ngo icyangombwa ngo nimumufasha kuvuza Gatabazi ngo umukozi mugenzi wanyu. Ngo amafaranga we ngo amushizeho pepe. Ngo none rero ngo kumwisha wuku ngo muratangira gukatwa. Ngo kugira ngo Gatabazi agurirwa akaguru ngo akanirwa imashini ngo yaragaciye. Ngo murumva? Ikindi ngo ayo magambo yo muyareke
ngo icyazi cyo ngo arabatunze ngo ntawe umutunze muri mwe igihe umukoresha yapfukiranaga abakozi cyararangiye kuko ubu tuzi uburenganzira bwacu yananiwe gutanga imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi nk'abandi bakoresha none namuze umukozi we naho ibyo kudukata ibyo kudukata abyibagirwe pe kandi niyanga azakurikiranwa n'amategeko ntabwo bishoboka ntabwo ushobora ese ubundi uko nawe muhaguruka wayelezeye ko ubusa nta rimwe agenda uri kwa mahombi mu wayelezeye ubu nta rimwe agenda kugira ngo ugire ntegere Jumunake yo mbona bababeshya bande se kandi cyangwa urasaze ndavuga wa misi intorwa ryabo uravuga ry'abashorwa ry'abakobwa beza mu Rwanda cyangwa rya rindi y'ubwiza bwanze umuntu akoresha systeme kijozi yandi cyamaye nke Marayika Gabriel abwira Marayika azabyara umwana w'Imana usayimira makurushye niryo uravugaga apo niba ari iryo bababeshya babeshya nyine ubundi kuba Miss Rwanda bisaba iki kubuza ubwenge warize kandi utarinjije ariko ugasanga injiji zafashe icyicaro mu myanya 3 ya nyuma nizo ziri imbere kwimuka ari hamana arizamuye za mwarimu kugira ngo Yesu nagaruka atazasanga kiri mu ishuri hari n'abifata bakajya muri Miss Rwanda atazi n'ibihekane utari inshuti yanjye rwose yarangigajyaga pani ishinzwe ibintu bya Miss Rwanda nidufashe nk'umuntu utazi igihekane ryacyo mu wa kabiri abaje muri Miss Rwanda gukora iki hari n'abantu nabonye batazi n'imirenge n'imidugudu batkomokamo ubwo sabo ni abanyarwanda cyangwa basiga batuzaniramo n'abanyamahanga badufashe ibyo ubwenge tuberekera asubweza barufite babonye giti mujisha bikoze barahinda naho Petero yaremye ku cyumweru Imana yaruhutse birundamo ngereka mbibwiriza ukuri amahirwe y'ihene ku inoheri seyo y'ingurube ku musigiti sinibyo byose se ariko uboneka nkwibariza uhera gaidene primaire na secondaire ntaho ukubajije izina ugashogoshora rya muri Miss Rwanda irushanwa ry'abeza ugwaye ubundi ujyana amabinga n'ibiheri muri Miss Rwanda ujyaye hari n'abagerayo giti mujisha yababwira ngo umushinga wa turayanze bagatumba ntibamenye icyo bazira uri mubi reka tugere imbere ya Miss Rwanda itari yatangira umusore ari ipampa akambara stempaze uko zikwiye akabona umukobwa yego ni mwiza aratambuka akamwishimira yajya kumwaka nimero ze rekereke yajya kumwaka izina rye rekereke ariko Miss Rwanda yageramo yatezamo ugasanga umunyamakuru yacicikana ngo ngewe nitwa Mutesi Karine ushaka gufasha Mutesi Karine wansanga kuri nimero ngo ushaka kuntora ngo ujya handikirwa ubutumwa ngo kandika 10 ngo kohereza ngo kuri 35 ngo ukabufashije umunyarwanda kazi ngo udukunda wandaya we uba wanze kuduha nimero zanyu ko tuba dukeneye ngo tunabaganirize mukirwa mutwoherereza ngo fatanga 10 ngo hereza ngo kuri 35 ngo 35 urwo ni urukundo 35 ariko umuyobozi ujye musaza mutwira iryo mbere ko mujya mu Miss Rwanda ariko mwarangiza mukaza mutwibwirisha ubusa message muvuga ngo twohereze se ubundi zigendera ubuntu egora mukagenda muririmba ngo turabakunda kujya tubatore ubundi uwo mutima ufite capacity yo gukunda miliyoni 12 z'abanyarwanda ubwo ni umutima cyane muri kade yegora kugira ngo rero tugendane neza ibintu bireka bibe dumi aduyu urumva noneho umfate neza mbere ya Miss Rwanda nanjye ngufate neza nyuma ya Miss Rwanda cyangwa se muri Miss Rwanda urumva cyangwa mu kimwe ujye kuri televiziyo tinitwa Mutesi Karine nkunze amajwi yanyu simwe nkunze naho ibindi njye babeshya nyine tugere ku mihigo n'imigambi no aho ngaho noneho abantu batubeshya barabeshya nyine ugasanga babyingiye ku mateleviziyo ati ngewe nitwa Mutesi Karine umushinga wanjye ni ukuzamura ubworozi nkazamura uburezi ubundi nkahagarika n'inda zitateganyijwe niko wowe urinde ufata imihigo y'uturere dufata ingengo y'imari ukayipevera uwumwe ubuse ushatse kuvuga yuko kari akamodoka n'udufaranga duke baguha kari twuzagurisha ngo warangiza ngo kajya guteza imbere ngo uwo mushinga wawe yegura ndakubwiza ukuri kuko uriya dufaranga na kari akamodoka bitakubaka n'igikoni cy'umuntu umwe uba Nyarutarama babeshya yola it's your boy Jomo K Hyper Official kola subscribe comment na share bikenewe kandi umenye yuko ufasha ibintu byacu arangiza ukabisharinga cyangwa se ukabikoraho ikintu cyo kuduteza imbere ntabwo byatugwa nabi ubu ikintu cyambere ugomba kumenya tuje papa twazanye content nshyashya
baba babeshya nk'uko mwayibonye urumva hahandi tuzatugenda tuvumbura abantu gake gake bagenda batwihishamo kabisa nk'uko twibasiye abantu baba mu minsi rwose batubeshyaga mw'iyi minsi mutubabarire ariko muratubeshya mutubabarire rwose muri kugutubeshya ba minsi mwiyamamaza muri kugutubeshya kabisa kora subscribe. Ikintu ngiye nakwibwira cya mbere niba wemera Jomo Comedy manuka hasi kuri comment ugira ikintu utugaragaza ko twemera wandika umustar umwe wemera muri aba kabisa turahari ku mutima Jomo Comedy ku mutima K Kalim enjoy Jomo yo hypo ku mutima turabemera cyane turabemera K napiga yo wezi unapiga yo wezi Jomo napiga yo wezi napiga yo hypo napiga yo wezi napiga yo si napiga yo napiga yo nabonye nkingura mama siza mubone n'abazinama ibuka ubwo nari kwa muganga usoza umwaka w'iki cyaka koko nakumenye faster nk'ibyapa biriho uduhanga iyi sinanyiturano nimwe gira usibye kuguha ikibanza hetazi nkeba hashara bangira muremure nk'umunara. Bro uracyafite wifi wapimana isi vose nzi ukuntu bigenze ni umuriro ugiye se wapimana umuriro uraye dore n'amatara ari kwaka baza b'inyuma niba bawifite bro ariko nigisi ufite man wapi man nangi isi vose nzi kumbigenza hetazi nkeba hashara bangira muremure nk'umunara man nawe nayafite man ako man ntago wikumuje mu duce afite bag man buriya ntera afite muri laptop usko byashoboka man wifi ntago iragaruka wapi man bazi ndikoreza message kagenda nk'igare zamuka Shirongi Man laptop link cyama cyaje gifite hano cyane kigiye kuri toilette zana tukwereke man ariko ni muyimene kwifite uyu mwene yawe se wapa ubwo muyitwike Black jersey Lady swag, Choga Trapper Gang. Kubundi uriya mwana nzamufatisha ndamureba ntandeba namwegera ntanyegera kuko nzakora iki cyangwa nuko ntamubwiye ko mukunda ariko sikari ibyo ubundi uyu munsi wajya kumureba iwabo gusa uyu muti warya niko shake Baramas ariko se sha uyitabaye imbwa yaso gambe imbere nibi bivuga kajya kumureba amakuru n'indi cyagugeze se wari kumenya amakuru Gasani hajya navuze ko ndahera ese ko nta kintu uri kumbwira nimba ari icyo ashaka kumbwira kanigende ndakika amakuru ashaka kumenya nakurangiye uyu mbabarira ikintu cyangwa kukubwira kandi mbabarira igiki nyine bite ibyo kandi si wabimbaje akanakumiro kweri
at this moment he knew. harya Mbwire bwira ibyo uvuga nigendere. nyine ndifuza ko wambera umufe Ngwiki umusheri. ndakubwiye ko bamporoporeza mu muhanda kubona ngenda umuzungu sayo. Mwana ntago nabaho ndagufite bi ntago nabaho nakimwitira rwose. Iki none se ubu ngubu waravutse urinda ungana gutya ariko nari impari. Bundi reka nkubwire wowe hari ibintu bitatu wabura ugapfa harimo umwuka ibiryo n'amazi maho hari tumukunde wumvishemo. Niko kwimana tumukunde ngiye utamaye ukunda umutima wanjye wameneka ntabwo nabaho rwose. Rahira umva genda unywa amazi birakira. No. Sawa rero reka nigendere ubwo ngubwo duhure ku kiriyo ndumva wapfuye. Meze bite kintu we? Fresh. Urakanuye se? Fo ndabangurira se man ko mbona utameze neza. Ngiye man keke man ngenda kumenye mfuze ukwasa. Byatari. Use man nagakuruka wa mwana. Uhe mwana sinabyaye. Siko wajya nguri gwangara ndavuga yamukiye yawe man. Urambaza ubuki se ndakura. Iki kibazo man. Ubwo bagiteye indaw. Man jumu waranyibagiwe. Ngero turutikanga ndurivuje abonyura. Ngiye bankatira uzabaza. Ngiye bameze nka basaro ubundi ndeba umwana akatayizana. Ko nabonaga warakaye ntazi byagufasha. Ahubwo se urasikeye umukozi wawe uri kumwe n'icyuki cyawe. Biki nzajya nawe yase kandi. ngendagwamo ku byana bidenze nipunze ku mahenesi n'ibyangwe bihenze ndimo ndekura injyana zidenze Babyloni yose dukira Uranzi wayaga uri imbwa zinyaramo umuyaya kweli man njyewe uzabaza mbabarira umunota mwemeza ntagare hariya ugiye mbabarira ngiye mwemeza mbabarira ndaje nkwereke Vitesse. Shata, uri kumwe na Kay mu boyi wanje. Ushatse kuvuga iki? Ine, kuzo mu rugo wanje. Nibyo waruje kumbwira, ibyo ndabizi ariko. Nta kuntu utabimenya. Umukire wino nta kuntu utamenya. Yakubita ikofi hasi ubundi ibintu bikikora. Ariko banambwiye ko amaze imyaka 4 agukora kandi utaramwishyura. Mbabarira. Umunota umwe baze nganire n'uyu muntu mbabarira. Niko se sha wagashita uri mishito amashishinje teri wa mbere ninda kubwiye ngutanga amaga y'akazi. Nyine bose yaramereye naba mbaza impamvu nambara neza kandi mfite akazi. Ubwo rero ndangije nabivuga. Hanyuma kuki atari njya kunda kandi ari ayije boss. Nanjye nabamenye amabanga y'urukundo genda mwibarize. Hanyuma se sha kutugamba n'iri kutubwira. None se boss hari undi uhetse n'ubundi rege turakwitwa mu rusengero agira ngo ntabwo ari inzu nk'izindi ariko sha n'ubundi umwana mwiza no kubitiwe mu rugo genda siko mwabaye ni ukuri kw'Imana wambabari kuvuga ngo ukareka abakozi Imana ukareka abakozi ko ntabwo byashoboka ukuri kuboya kuri Imana ngo Satani nakubwiye ngo ntibyakunda ariko basi nzagutegereza uzazira rwose nakupfuye ujye uzazira waheba ibyo nakubwiraga njyewe mwana Satani ubu ngubu se mushyira cyangwa ujya ubu ni uwanjye bwira man nose bigenze gute ifaranga ni icyaza man uraryoshye Satani man ubundi ukeka ko ntabwo ndabonye nse neza
kariya kuba karibambaza ariko nabona akajagaraye byatari abakeye twibambazwaho kuko narabibonye serese man kanyibambazaho byatari byatanje ubu nari numiwe ngewe numiwe kabisa shamani insigasikira umukozi man nabona akajagaraye mu mutwe nkabona ntabwo gafite ibitekerezo bizima insigasikira umukozi uvuze nk'iki nyine baby nyine iki umva n'undi munsi oya nyine n'undi munsi serese man seri no yola it's your boy Jomo K Eyo boy hypo murabizi kabisa twatangiye imizigo mwabibonye nako kabisa turashaka ko mukora subscribe kuri Jomo Comedy kabisa urumva murabizi dukunda kubasetsa cyane nkanjye umuhungu utangiye 2K20 twaye imizigo ubundi ibintu tugiye kubabwira ni ibi ngibi ahantu hose ubonye video ya Jomo Comedy ukibona niyo yabitambazaho gatoya itukanda subscribe urumva kuko subizi isa n'umunsi tumanuka nk'ibisambo kandi n'abantu tugiye gufata ku munwa ubundi ubungubu ahantu tugiye gufata ku gifu ubu hari abantu tugiye gufata ku gifu ndabizi gusa ikintu cya mbere nakwibutsa Jomo Comedy kwa dufite social media kurikirana Jomo Comedy kuri IG Jomo Comedy kurikirana Jomo Comedy kuri Facebook Jomo Comedy kurikirana Jomo Comedy kuri YouTube ukore subscribe kuri Jomo Comedy ahantu ubundi hose ubonye video ya Jomo Comedy ujye ukanda subscribe ushaka gukurikirana umusitari ku musitari muri Jomo Comedy njyewe nitwa Ale Hypo official kuri IG njyewe banyita Jomo Comedian on IG njyewe bakanyita K Kalim kuri IG just followers follow man ikintu mudashobora kwibagirwa tuje papa Imana we twanyibagiwe man njyewe mudakwitwa nkunda mukobwa twabatsinze mugenda mu imbere sigenda mu binyuma urabizi kandi ko mu ntambara mbanyoboye usigaye namboroka sha Lady Swag azongera mutera indi biba byiza baba bana 10 Harder za weekend harder za weekend baby no musi turarana